Nongeye gusuhuza ukurikira Greta TV2, reka mbahe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku birebana n'ijambo ry'Imana. Ijambo rero tugiye kwiga uyu munsi cyangwa se ibyo tugiye kuba twaganiraho kuri uyu munsi, kadusome kuva 20 umurongo wa 14, kuva ibice 20 umurongo wa 14. Ni umurongo utari munini cyane uvuga ngo ntugasambane. Birashoboka ko ufite icyo waba ubiziho cyangwa se nabwo ari urukingo kuri wowe. Ndavuga aya magambo tugiye kwiga. Hari ubwoko bwinshi rero bw'ubusambanyi. Ubwa mbere ni ugusenga ibigirwamana. Iyo abantu bagiye mu bigirwamana, Imana buriya yibafata nk'abasambanyi. Ubwo ndavuga icyo birivuga. Ubusambanyi bwa kabiri ni ukuvanga imyizerere. Hari abantu badakomera mu byo bizera. Uyu munsi ni umudive, ejo ni umwangirikani, ejo ni umubatisita, ejo ni umwadeperi. Ukibaza buriya n'ibyizera. Bibiliya yo rero ibifata nk'ubusambanyi. Ubusambanyi bwa gatatu ni ubusambanyi busanzwe, bwaba bw'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, ariko hakiyongeraho n'ubundi ubwo twakwita nk'ubutinganyi, nabwo ni ubusambanyi. Hanyuma hakaba n'ubundi busambanyi bwo gucuruza imibiri. Abantu babikora nka business. Ni business yinjiza amafaranga menshi cyane ku isi. Hanyuma hakaba na pornography, nayo ikoreshwa buriya nk'ubucuruzi, ariko nanone igakoreshwa nk'ikiyobyabwenge. Ku isi ikiyobyabwenge kiri ku isonga kuruta cocaine ndetse n'ibindi ni pornography. Ituma manelone y'ubwonko apfa, bikagera igihe umuntu akaba atabasha kwikontorora, hanyuma bikazana kandi n'ububata. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo harimo itegeko, harimo kwihanangiriza, harimo ibintu byinshi cyane muri uriya murongo. Ubusambanyi buterwa n'ibintu byinshi, reka wenda mvuge 6. Icya mbere buterwa na kamere. Abagalatiya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Uwa mbere gusambana. Nubwo mu muco wacu bitavugwa, njyewe nahisemo kubivuga, ariko gusambana ni kimwe mu bigize kamere yacu. Ni nk'uko ureba, ni nk'uko uhumurirwa, ni nk'uko ujya inyota ukanywa amazi. Ni ibintu biri muri natire y'umuntu, ni ibintu biremanye natwe. Iyo utazi rero kubamba ingeso za kamere ku musaraba, iyo utazi gutandukanya ibyo wifuza Bibiliya itemera n'ibyo yemera, amaherezo uzagwa mu mutego. Kamere yacu dukwiye kwiga kuyibamba ku musaraba. Hari ikibazo kimwe cyabaye mu matorero ya Gikristo mu karere k'ibihugu bigari. Batwigishije gukizwa ko gutsindishirizwa, ntibatwigisha guhinduka ku ngeso. Niyo mpamvu ubona mu karere k'ibihugu bigari dufite abakristo badakomeye mu gakiza, bagushwa nibonetse byose. Twateye intambwe yo gutsindishirizwa, ariko nabwo ntitwabyuzuza. Ntitwagira Yesu, ntitwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'umwami w'ubuzima bwacu. Kuko Yesu aramutse abaye umwami w'ubuzima bwacu, hari amakosa utakora. Abantu baratsindishirijwe gusa, ariko dukwiye kwiga kubamba iyi ngeso, cyangwa se kubamba ingeso za kamere ku musaraba. Impamvu ya kabiri itera abantu gusambana ni amaraso bavukamo. Muri Bibiliya icyaha kigira umuvumo w'igihe kirekire mu bisekuru bisaga 10 ni ubusambanyi. Iyo usambanye rimwe bifata imyaka 1000 kugira ngo umuvumo ubashe kuva mu muryango. Nicyo cyaha cyonyine muri Bibiliya kigira umuvumo munini. Ibindi bigira wenda nk'umuvumo w'imyaka 600, 400, ariko iki cyaha cyo gusambana cyo gifata ibisekuru 6. Keretse uhuye na Yesu wenda akagukiza karande ziva mu maraso. None amaraso mwarakijwe bayavomamo, mukijwe byagenze gute? Hari ibintu 3 cyangwa 4 byumvana. Umutima wumva undi mutima, umwuka wumva undi mwuka, amaraso akura andi maraso. Iyo uhuye n'umushinwa ufite ayo maraso nawe uyafite, bitangira ari ukwiyumvanamo, bikaza ari urukundo, bikazarangira ku busambanyi. Amaraso akura andi maraso. Icya gatatu gitera abantu gusambana ni ubuhungiro bw'ibikomere.
Mu buhungiro bune bw'ibikomere harimo gusambana. Bamwe bahungiye muri porunogarafi, abandi bahungiye mu kwikinisha, abandi bahungira mu busambanyi nyirizina. Kubera iki? Iyo umuntu abuze urukundo rwa papa ari umukobwa, azajya akubwira ngo njyewe buriya abakobwa simbiyumvamo, cyakora abahungu turumvikana. Hari n'abadamu bavuga ngo njyewe abadamu bagenzi banjye ntacyo twaganira, ati cyakora abagabo bo sawa aho ngaho turumvikana. Ntazi ko ari vide cyangwa se ari wa mwanya wo kuba yarabuze papa, noneho hanyuma uko kugenda ashakisha papa, iyo aguye ku bantu babi birangira muri cya cyaha cy'ubusambanyi. Iyo utagize urukundo rwa mama uri umuhungu, abantu uziyumvamo bazaba bakuzengurutsa benshi bazaba ari abakobwa n'abadamu. Kubera iki? Ni vide, ni ahantu hari umwanya, ni ahantu wagize icyuho. Abantu benshi rero basambana kubera ibikomere. Ntabwo aba agambiriye gukora icyaha, ahubwo aba ashaka uwakuzuza cya gikomere, uwamwomora cya gikomere. Abantu benshi rero barabasambana kubera ibikomere. Icya kane gitera abantu gusambana ni umurengwe. Nari mvuze ngo umurengwe. Nowa yavuye mu bwato, ahinga uruzabibu rurera, hanyuma ahita akora inzoga, amaze gusinda avuma abana be. Guhinga ni byiza, kweza ni byiza, ariko iyo bije mu businzi, gucuruza ni byiza, kugira menshi ni byiza, ariko hari igihe bigeraho ukabona ko umugore wawe ashaje, ukabona cyangwa se uri madamu winjiza menshi, ariko ugatangira kubona ko umugabo we atazi kuvuga igifaransa neza n'icyongereza. Nawe undebere uramutse ufite nk'umugabo wenda w'umutagisimene, hanyuma wowe ukaba wirwana n'abandi badeje bagenzi bawe n'abanyakubahwa muri mu rwego rumwe, rimwe utangira kumva ufite isoni kwaza no kugufata, rimwe ugatangira kumva uri jene, ntugasambane. Umurengwe ni ikintu kibi cyane. Njye nabonye abantu benshi babonye amafaranga bitukuza atari n'abakongomani, kubera gusa ko bayabonye. Dufite abantu bagira amafaranga cyangwa se akagira udufaranga duke cyane, kubera ko n'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo turagera ahantu hakomeye cyane. Ubwo ufite angana iki? Niba igihugu ubwacyo kiri mu nzira y'amajyambere, ubwo ufite angana iki? Turi kwiyubaka. Ariko ukabona umuntu afite telefone mu ntoki, afite imfunguzo, ariko asigaye afite isesemi, ukabona wariyumvamo ko ari umukire uri hejuru cyane. Ariko umurengwe hari igihe utangira kuguhindurira abo uganira nabo, ukumva ntimwakorana diru wafashe wayini, ukumva mwakorana diru ko wafashe wayini, ibintu byo kunywa amazi kumwe n'abandi bagabo, ukumva nyine ibyo byose, ukumva we warakize tu. Umurengwe rero urutera abantu gusambana. Icya gatanu ni environnement turimo, yuzuye ubusambanyi cyane. Indirimbo nyinshi zitambuka kuri televiziyo 80% zuzuye ubusambanyi. Umunsi umwe twasoje iteraniro, hanyuma umuyobozi wa korari arimo arazinga ibyuma, abantu basohotse numva atangiye kuvuga ngo nanyweye, nasinze. Ukibaza aka kanya se ajya mu kinya n'ukuntu twagize iteraniro ryiza. Iyo uri muri environnement rero yanduye, amaherezo nawe uragwa. Uwo ni umutego. Ibintu biri kuri social media 80% byuzuye ubusambanyi. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko nta myaka n'imwe, nta kigero cy'umwuka waba wuzuye ku buryo utagwa mu busambanyi. Nta zina rikomeye mu itorero ufite ritatuma ugwa mu busambanyi. Hari umuvugabutumwa witwa James Hagati w'umunyamerika, yari gihangange cyane, abwiriza akoresha amateleviziyo mu bihugu biri nka 30 bakamukurikira. Hanyuma umunsi umwe ubwibone burazamuka cyane, kuko yarageze ku rwego avuga ngo niba tugiye gusengera abarwayi, umukore kuri televiziyo yawe urahitukira. Abantu benshi bagakira mu bihugu nka 30 cyangwa 50. Ubwibone burazamuka cyane, atangira kwiyumvamo ko ari we. Hanyuma umunsi umwe agiye muri hoteli, umukobwa wamusasiye uwo munsi bararyamanye.
akora ikosa ntiyamenya ko mu rukuta harimo amakamera atari kugaragara. Amateleviziyo 25 yahise agaragaza filime zarimo gusambana. Ubwami bw'Imana buraseba. Kubera iki? Kubera kwiyumva gusa. Iyo uri muri environnement mbi ikazamura ubwibona kenshi ugwa mu mutego. Icya gatandatu gitera abantu gusambana buriya ni abadayimoni. Bimwe bita abagabo ba nijoro cyangwa abagore ba nijoro kurota usambana. Ibi ngibi iyo bije kurota ibi bintu akenshi ngenza abantu benshi barwaye kanseri kubera bino bintu, kubera ko afite abadayimoni bamutera nijoro akarota asambana. Hanyuma tuvuze ubusambanyi ntabwo dushobora gusiga ubutinganyi. Muri iki gihe ubutinganyi bureze kandi aba bantu no mu nsengero barahari bafite ibyo bibazo by'ubutinganyi. Iyo tuvuze ubutinganyi tuba tuvuze amagambo ane. Icya mbere ni abagabo basambana n'abandi bagabo, abatinganyi, hakaba abagore basambana n'abandi bagore, abalesbienne, hakabaho n'abantu barongora bakabyara ariko yikundira abandi bagabo cyangwa yikundira abandi bagore, akaba yarubatse yaranabyaye ariko umutima we uri kuba bahuje ibitsina. Abo ngabo ni aba hybrid. Hakaba rero n'abakane nabo bihinduje ibitsina. Nabonye hari n'abanyarwanda batangiye kugira iyo myumvire, abari mu bihugu byo hanze nabo batangiye kubikora. Umuntu akavuga ari umuhungu ariko akavuga ko umuhungu birandambiye, akagenda bakamubaga bakamugira umukobwa mwiza, cyangwa akavuga ari umukobwa akihindura kuba ari umuhungu. Nakubwira nk'abantu bakomeye ijana ku isi bakoze ibyo bintu, bakomeye ku rwego rw'isi. Ibi bintu rero tutabyitondeye ntabwo ari ibintu binavuga ko byoroshye. Nagira ngo mbabwire ko bigeze igihe baduhatira kwemera ko ariko bavutse. Njye ntabwo nemeranwa nabyo. Ubundi babyita kuyoba kw'imyororokere cyangwa se kw'imibonano mpuzabitsina. Nta muntu uvuka gutyo. Haba hari ikibazo cyabaye mu gusamwa, haba hari ikibazo cyabaye mu mezi 9 umwana ari mu nda, haba hari ikibazo cyabaye hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5. Nta muntu Imana rero irema ameze uko. Nta siyanse n'imwe irabasha guprova ko ibyo bintu bibaho. Barabipfundikanya bakaremarema, ariko gusa njye nemera ko Imana yaremye umugabo n'umugore itigeze irema umugabo n'undi mugabo ngo babane. Hanyuma ubushakashatsi bworoheje nakoze, duheruka gukora amahugurwa y'abajene 750. Mbabaza ibibazo 4 nifuzaga gukora ubwo bushakashatsi bworoheje. Mbaza muri abo bajene b'abakristo bavuye mu makorale mu nsengero zitandukanye, bakijijwe atari abapagani, mbabaza ibibazo bigera kuri 4. Icya mbere nabajije umaje gusambana, kureba pornography no kwikinisha. Ikibazo cya kabiri ni uwahemukiwe mu rukundo, bimwe bita guterwa akadobo. Ikibazo cya gatatu ni umuntu wagambiriye kwiyahura. Ikibazo cya kane niba hari umuntu muri abo ngabo wanyweye ku biyobyabwenge cyangwa se inzoga. Imibare nabonye iteye ubwoba. 84% bose bemeye ko basambanye. 53% bose barahemukiye mu rukundo. 34% bose bavuze ko bashaka kwiyahura. Ibyo bintu mvuze pase ntazigera bimenya. Iyo abonye mwaje mukaririmba mu rusengero rwuzuye ahita mufite abakristo beza cyane. Bashumba murarwaje. Umushumba Rutayisire yaravuze ngo abashumba bere kwibwira ko dutwaye bisi y'abantu beza bagiye gutembera, dutwaye ahubwo ambulance yuzuye inkomere. Bibiliya yaravuze ngo ntugasambane. Hanyuma hari uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ubusambanyi. Ubwa mbere bukoreshwa ni indirimbo. Indirimbo dufite mu Rwanda 80% zica ku mateleviziyo zigisha gusambana, kandi turazireba kandi tukazibona n'abana bacu. Hanyuma bariya abahanzi basekira hari ukuntu afata akaba we yambaye neza, agafata abakobwa akabambika ubusa, hanyuma no bakarimbira hariya. Ibyo tukabireba.
ariko nanone no mu rusengero naho hari igihe umwuka ujya kumera nk'uko. Abahanzi bitwa ko aba gospel, niba umuhanzi wa sekira ashaka udukobwa twiza cyane akatwambika ubusa tukamubyinira mu ndirimbo, n'abahanzi ba gospel nabo ajya gushaka amasura ajya gusa nk'uko nguko. No muri korali bashaka abakobwa bafite amasura meza cyane akaba aribo bicara imbere. Isura nziza n'ijwi ryiza bihurira he? Hari korali rwose umudirije yarambwiye ati rwose nkubwiza ukuri, aturiya sinamwicaza imbere nubwo yabirimba nka marayika, ibaze gutanga ubutumwa bubiri. Rimwe na rimwe hari n'igihe ntabwo ari ibintu byoroshye, indirimbo iza gikristo ndetse n'indirimbo za sekira zose hari igihe ubonamo uwo mwuka. Ikindi ni imitako n'ibibumbano. Muri Aziya akenshi biba bihari, ariko n'ahangaha naho ubishaka wabibona. Ibindi ni uburyo bwo kwamamaza ibintu. Mwese muzi, nizera ko bamwe mubizi, nigeze kubona umuhinde ucuruza moto mu mujyi, ku cyapa cyamamaza yashyizeho umukobwa wambaye ijipo ya santimetero 20 yicaye kuri moto. Mumbwize ukuri, mu Rwanda k'abakobwa atari abamotari cyane, buriya byari bishatse kuvuga iki? Kubera ko abatwara moto ari abahungu benshi, bakururwa n'ijipo ya santimetero 20 bakabona ubwiza bwa moto, rero akagurisha. Iyo abantu bakora publicité ugomba kwibaza ngo hahishemo iki? Nibashaka bamamaza ibintu byoroheje, ariko ntabwo hashobora kuburamo umukobwa wambaye nabi. Uburyo bwo kwamamaza nabwo buhishemo ubusambanyi. Ikindi ni imivugire n'imyandikire. Abantu bakoresha smartphone, ntabwo ndi bugusabe ngo wenda ndebemo, ariko ndabizi ko abantu benshi mufitemo pornography. N'abadafitemo pornography bafitemo utu emoji twuzuye ubusambanyi, utuntu tujya kumera nk'utwo ngutwo dufite icyo tuvuze mu isi y'ubusambanyi. Hanyuma ikindi mu kwamamaza ubusambanyi ni imyambarire iri sexe. Ashobora kuba yambara ijipo igera hasi kuko ariyo pasiteri ashaka, ariko ushobora kubona n'inkovu iraha. Imyenda iri sexe n'iyigura menshi kandi ni nayo yuzuye. Ushobora gushaka umwenda muzima ukawushaka ukawura, cyerekana ibidodeshereza. Ikindi ni ibiganiro by'abantu. Mu biganiro by'abantu ibyinshi byaba ibiganirirwa mu ofisi cyangwa se mu buzima busanzwe, iyo uteruye ikiganiro kiganisha ku busambanyi, bose bahita bakanura bagakanguka. Ubu ndabizi ibi bishobora kuza gukundwa kubera ko nta muntu uwayitangiye wayumvishe, ndabizi uburaza kuyireba, ariko igitangazamakuru gishaka kwamamaza bagomba kusanamo ibyo bintu. Ibyo bintu rero tutabyitondeye, kandi nta nubwo ari ibiganiro by'abantu, ahubwo n'uburyo bwo gukominika, uburyo amajeste abantu bakora. Hari igihe muganira umuntu ukabona arimo ararya urutoki, ararembura amaso, yasohoye ururimi n'ibindi bimeze nk'uko nguko. Urubyiruko rwacu rimwe na rimwe barabyigana gusa, ariko bifite icyo bivuze muri ino si. Hanyuma ikindi rero ni filime pornographique, habe nabo batsindwa ibyo barabireba kandi bakijijwe. Nagira ngo mbabwire ko ikiyobyabwenge cya mbere ku isi kuruta kokayine ari pornography. Hanyuma ikintu gitangaje, muri Amerika bakora clip 300 buri munsi, kandi ibihugu byinshi byo ku isi birazikina. Nasomye Bibiliya mbona ahantu umwami Ahabu yagiye mu rugamba yihinduye undi, atambaye imyenda y'ubwami. Hanyuma umuntu wo mu rugamba apfa kurasa, arasaho ibyuma bihurira, abwira ugendeshi utwaye igare ati subinya inyuma ndakomeretse. Abura hanyura, bamushyigikira mu igare, akomeza guhangana n'urugamba. Ariho arava, ikirengazuba izuba rirenze arapfa. Umuntu rero yohereza umwambi ari muri Amerika, ukaza ugahinguranyiriza muri telefone yawe, tukagushyigikira mu murimo w'Imana, amaraso yenda gushiramo. Ntabwo ushobora kureba pornography ngo uvuge mu ndimi, ntabwo byakunda, ntibishoboka. Ntabwo ibyo bintu bimaje kukuzura,
urarangara ukaba imbata yabyo, bikakurangaza hamwe umuntu agenda gutyo ukabona arakugonza atazi ahageze kubera ko byangije amanerole. Nagira ngo mbabwire ko byibura inshuro imwe byibura wenda mu cyumweru abagabo 68 bareba porunogarafi, hanyuma 18% ni abadamu nabo barazireba. Inkuru yasohotse ku gihe.com ngira ngo mwarayibonye. U Rwanda ruri mu bihugu bireba porunogarafi ku kigero kiri hejuru cyane. Hanyuma comment y'umunyamakuru ati ikibabaje abazireba benshi ni urubyiruko. Hanyuma hariho inzira enye zikoreshwa mu kuganisha abantu cyangwa se abagore cyangwa abagabo, abahungu cyangwa abakobwa mu kuganisha ku busambanyi. Icya mbere ni ikinyoma cy'urukundo. Iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda yubatse, aba akubwiye iki? Si umugabo wawe, nta nubwo azaba umugore we. Biba bivuze iki byo? Ikinyoma cy'urukundo. Abakobwa bari hano muzitonde. Kera warambagiza n'umuntu umurebana mu maso ukaba uzi niba kubeshya cyangwa atakubeshya, ariko ubu ngubu umuhungu aselectiona abahungu 5, abakobwa 5, akabohereza agatima akavuza induru. Umwe akabaza ngo ni njye n'undi akabaza ngo ni njye. N'abakobwa nabo ashobora kubikorera abahungu barenze umwe. Icya kabiri ni impano zirimo uburozi. Impano zirimo uburozi. Iyo tuvuze impano zirimo uburozi, umuntu uguhaye amadolari 100 ntacyo mupfana, ejo akakongera akaguha 300, ejo akakugurira isaha, ejo akagusohokana Marriott, bigakomeza. Izo mpano aho zizaganisha byo ntabwo ari heza. Ikindi ni imitoma, poem. Tekereza umuntu yarashatse hanyuma ashaka umugabo aseka uko yibagiwe. Noneho abonye umuntu baririmbana uzi kuvuga umutoma, noneho akayimuhata. Utekereza ko ibyo bizarangirira he? Cyangwa se washatse umugore w'umunyamahane uvugira muri salo no mu cyumba hose ubera hose icyarimwe kubera amahane menshi, hanyuma sekreteri wawe avuga neza cyane bitangaje. Utekereza ko ibintu bizarangirira he? Ntugasambane. Reka rero ikiganiro cyacu cyangwa se ijambo ry'umunsi turisoreza ahangaha. Ntabwo turisoje ahubwo reka turisubike. Nimwumva izi nyigisho cyangwa se ukumva hari aho bigukoze, ukumva mwifuza ko tubaha igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyangwa se cy'iyi nyigisho, mutwandike muri comment mutubwire, tuzongera tubasukurire aho byari bigeze, aho tugarukiye, dukomeze tujye tuganira, twungurane ibitekerezo, ariko dusoze mbabwira ngo ntugasambane. Uwiteka irakomeza abane namwe, kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, kandi mukomeze muyinginge ibafashe mu ntege nke nk'abana b'abantu tubamo, ariko iki kintu gihinduke. Ntugasambane.